ariko mujya mwibuka ko amafaranga y'ikoranabuhanga kugira yemezwe hagomba kubanza kubaho amakoringi y'ama-blockchain cyangwa guhamagarwa kwa blockchain zikabanza zikikonegita kugira iryo faranga ryemezwe. Icyo kintu mujya mukibuka. Iyi ni inshuro ya kabiri tumaze kubona igiciro cya GCV cya kiriya giciro $314 n'ijana na 59 by'idolari muri blockchain za Pi Network. Ababyibuka mu kwezi kwa karindwi kwa munani aho ngaho umwaka washize, umwaka wa 2024, iki giciro ngira mwabonye ko cyari koroje, nibwo twatangiye kubona gisakara bya nyabyo muri blockchain ya Pi Network. Mwabonye ko ibinyamakuru abanditsi babivuzeho, twagiye dutanga ubusesenguzi, ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 mwabonye ko n'uyu munsi cyagarutsemo muri blockchain ya Pi Network. Ushobora kwibaza ngo ese kino giciro kubera iki kigarutsemo cya kiri gukunda kuvugwa cyangwa cyatangiye kugaragara muri blockchain ya Pi Network twegereje Open Mainnet. Aho ngaho ugomba kugira ute kuba wahashyira akabazo. Ese mujya mwibuka ko ari inshuro ya kabiri tugeze muri PiFest cyangwa PiFest igaragaye muri blockchain cyangwa muri Pi Network. Iyi ni inshuro ya kabiri twegera Open Mainnet. Mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa kabiri, kwa mbere, kwa gatatu aho umwaka washize, umwaka wa 2024, nibwo twabonye bwa mbere ibikorwa cyangwa PiFest. Ababyibuka murabyibuka. Ndetse no mu kwezi kwa 10 ku itariki muri za 20 muzi ko PiFest yarangiye ku mugaragaro ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Ushobora kwibaza impamvu yagarutse cyangwa ari inshuro ya kabiri tuyibonye turi gusatira cyangwa twegereje Open Mainnet. Nubwo kwa zira tariki 5 z'ukwezi kwa 11 kwa timu ya Pi Network ubwayo yasohoye announcement cyangwa itangazo ivuga ngo nubwo izi tariki 5 z'ukwezi kwa 11 PiFest ibaye nk'ihagaze, ariko ibikorwa byayo birakomeje. Nta n'umwe uzitiwe cyangwa nta muntu n'umwe uhejwe kuba yahahirana n'undi akoresheje ikarita ya Pi cyangwa Map of Pi mukagendera kuri PiFest. Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye, impande n'impande, bakunzi bambarusha Mining TV. Nkuko mubibona rero, iyi ni ya projet yacu ya Pi Network tugiye kuvugaho, by'umwihariko kino giciro cya GCV ndagira wenda ngira icyo nkivugaho muri Pi Network mu gihe turi gusatira Open Mainnet cyangwa mu gihe turi gusatira kugera ku muyoboro ufunguye umushinga wa Pi Network. Nimba uri mushyashya, nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri Mbarusha Mining TV, gerageza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira tujye tubana muri updates zacu za buri munsi, kugira tujye tubana mu biganiro binyura kuri Mbarusha Mining TV. Igihe cyose wakanze subscribe cyangwa wakanze kuri kariya kantu k'inzogera gafungura notification, iyo dusizeho amakuru, iyo dusizeho ikiganiro, icyo kiganiro ukibonera mu bantu ba mbere. Uyu munsi amakuru ari gucicikana mu ba pioneer cyangwa amakuru ahari nuko twese tuzi ko cyangwa kiriya giciro cya GCV aricyo dutegereje cyangwa duhanze amaso. Ariko mu by'ukuri njya nkunda kubivugaho nge cyane, kiriya giciro cya GCV gishobora no kurenga kikajya no kuri miliyoni y'idolari cyangwa kikaguma hariya kwa kiriya giciro $314,159 by'idolari, cyangwa kikaba cyajya munsi. Ahangaha nimpavuga nk'umupayiniya uraza uvuga ati ariko Jonas ibintu abavuga buriya ababizi cyangwa yabitekereje. Igiciro turabona ko cyamaze kwemerwa, none arivuga ngo gishobora kwiyongera kikajya nko kuri miliyoni y'idolari cyangwa kikajya munsi. Jonas nawe ibintu avuga ntabwo ngaba yabisomye ngo sinzi ibiki n'ibiki, ndabaza benshi niko muhita ko mugira ute muvuga, ariko uko niko kuri guhari. Ayo niyo makuru muba mugomba kugenderaho cyane, ko sinzi impamvu mwirengagiza ko kugira ifaranga ryose ry'ikoranabuhanga cyangwa ifaranga ryo kuri interinete cyangwa amafaranga nk'aya ngaya mining kugira ahabwe agaciro habanza kubaho calling y'ama blockchain, akabanza agahamagarana akihuza bakagenzura ayo mafaranga agiye kujya ku isoko, cyangwa bagashyiraho umukono, bagashyiraho sinye ya nyuma ugati aya mafaranga natangire akore bya nyabyo ku mugaragaro muri blockchain aremewe.
icyo kintu mujya mukirengagiza. Rero sinzi impamvu igiciro wenda kizemerwa cyangwa kizagenderwaho hatarabaho open mainnet cyangwa hatarabaho guhamagarwa cyangwa guhamagara kw'ama blockchain. Abantu mukoze mining igihe kirekire murabizi, mbere y'uko mining ijya ku isoko, iyo batanze listing date cyangwa isaha iyo zigeze, bakunda kongeraho igihe cy'isaha imwe cyangwa amasaha abiri cyangwa bikaba mbere, hakabaho guhamagarwa cyangwa kubanza kugenzura ririya faranga rigiye kujya ku isoko, hanyuma rikemezwa muri blockchain, abasinya bagasinya, hanyuma rikagira ute, rikaba ryajya mu baturage cyangwa mu bantu. Ariko se nimba wemera ko kiriya giciro cya GCV cy'ibihumbi 314.59 by'idolari mu by'ukuri ni igiciro twifuje twese nk'abapayiniya, kiriya giciro nta mupayiniya n'umwe utakifuza, habe n'umwe, nta muntu n'umwe. Ase nihe mwabonye umuntu wanga amafaranga cyangwa umuntu utifuza amafaranga? Ariko mu by'ukuri tubivuga nabi, tubisobanura nabi, buri wese usanga ari kuvuga avuga ati ngo byemejwe, ejo ugasanga araje aravuze ati ngo cya giciro ngo noneho ngo turabona ngo ntabwo cyemejwe. Ayo niyo makuru ugenda usanga ari mu bantu cyangwa abapayiniya bagenda bahabwa, ugasanga bamwe bagiye bacika intege cyangwa babivuyemo bitewe n'ukuntu usanga nyine baherezwa cyangwa bahabwa amakuru. Ejo uravuze ngo igiciro cyemejwe, ejo uragarutse ngo igiciro ntabwo cyemejwe. Icyo ugomba gufata, igiciro cya P-Network uzakimenya open mainnet yaba. Yego uyu munsi tumeze nk'abantu turi muri pre-market cyangwa pre-sale, hahandi ushobora kugura coin cyangwa hahandi ushobora kugura coin mbere y'uko ijya ku isoko. Ubundi nicyo nagereranya nka PayFest cyangwa kiriya gikorwa cya PayFest. Kandi mwibuke ko kuwa timu ku itariki 5 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024 yavuze ko nubwo ziriya tariki zigeze cyangwa PayFest ihagaze cyangwa ibaye nk'ihagaze kwa ziriya tariki, ariko n'ubundi ibikorwa bikomeza. Uramutse ushaka kuba wahaha ukoresheje PayFest cyangwa ikarita ya Map of Pay wabikoresha nta kibazo, ariko bitavuze ko, ntabwo bisobanuye ko kiriya giciro cyamaze kwemezwa 100%, nk'uko bamwe na bamwe usanga barimo batanga amakuru avuga ati igiciro cyemejwe 100%. Yego nibyo cyamaze kuba confirmed muri blockchain ya P-Network, barakigenzuye nka kuwa timu, babona ko kiriya giciro ari cyo payi imwe igomba gusohokeraho cy'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ariko impamvu ubona open mainnet igenda yegera imbere cyangwa ubona tutarinjira mu muyoboro ufunguye wa nyawo, hagomba kubaho calling cyangwa guhamagarwa cyangwa ubugenzuzi bwari amafaranga akemezwa muri blockchain ku isi hose, ku buryo nubwo P-Network izakora mu buryo bwa goods and services cyangwa mu buryo bwo guhahirana hakoresheje amapayi, ariko ku buryo amafaranga ntumbwire amafaranga afite agaciro nka kariya wajya kuri exchange runaka cyangwa ku isoko rikomeye ku isi nka za Binance cyangwa za OKX cyangwa za Coinbase ku bantu bari mu bihugu biyemerewe, ube wayiburaho. Ibi biramuzabibona rwose, ntabwo bishoboka. Cyangwa umuntu abe wenda wamuhereza nka payi ebyiri, abura ukuntu ashobora kukohereza nk'ayo mafaranga kuri exchange runaka. Ariyo mpamvu mbere y'uko kiriya giciro cyemerwa, hagomba kubaho guhamagarwa kw'ama blockchain, bakakiverifiya, bakakigenzura, hanyuma hakabaho open mainnet. Ngira ngo mu mpera z'umwaka wa 2024 mu kwezi kwa 12 mwabonye apps, amasoko cyangwa hakora twavuga ati ngo ni Map of Pay, mwabonye apps muri ecosystem za P-Network agirenga za 80 cyangwa amasoko 80 yiteguye kuzakorana na P-Network mu gihe hazaba habayeho open network cyangwa open mainnet. Ariko mu by'ukuri ntabwo byatinze, mu minsi mike cyane mwabonye ko kwa timu ya P-Network nayo yahise ko ibisohoraho itangazo cyangwa iduhereza update kuri Twitter ndetse no muri dashboard za P-Network, batugaragariza muri ya apps cyangwa muri ya masoko 80
hamwe harimo amasoko n'ubu ngubu aracyarimo ari mu gice cya testnet akiri kugenzurwa cyangwa akiri mu igerageza, ndetse n'amasoko yamaze kugera mu gice cya mainnet. Core team rero mwabonye ko yahise itugaragariza amasoko 20 yamaze kwemerwa, ariko iravuga ngo ushobora gukorana n'aya masoko cyangwa n'aya ma application, ariko ukaba wakirengera cyangwa ukaba wakishyiraho risike ushobora kuzahuriramo nazo. Bisobanuye ngo ni nkaho Core team ya P-Network yavuze ngo dore amasoko 20 ari tayari ni aya ngaya, ariko nimwitonde tugere kuri open mainnet cyangwa tugere ku muyoboro ufunguye wa nyawo. Ari amasoko rero baratumurikiye 20, uramutse ushobora kwihanganira risike cyangwa ushobora kwihanganira ibibazo ushobora guhuriramo nabyo, ushobora kujyamo ukaba wahahiramo imodoka, ukaba wahahiramo ibikoresho bya elegitoronike, ushobora kuba wajyamo ugahahiramo amatelefone, ibyo ushaka byose, ariko nta ngaruka cyangwa nta kosa bafite kuba bakubwira ngo uraza kuduhereza payi imwe cyangwa 0.5 bya payi tuguhereza imodoka 5 cyangwa imodoka 2. Urumva ko bashatse ntabwo bagendera kwa kiriya giciro cya GCV cyane nk'uko Core team ya P-Network yabisobanuye ubwabyo. Yarasobanuye ngo ari amasoko 20 wajyamo ukayahahiramo, ariko ukihanganira cyangwa uze kubijyamo kuri own risk, your own risk, uze kwihanganira ibibazo cyangwa ingaruka uri buze kuba wagira ute wahuriramo. Nubwo bayadutangarije rero ni nkaho bakavuze ngo nimutegereze nimurindire open mainnet. Turi gusoza rero, ariya ni amasoko yagaragaye mu gihe turi kugenda dusatira open mainnet. Ngira ngo kiriya giciro cya GCV cyatangiye kugaragara mu gihe turi kugenda dusatira open mainnet. PayFest yatangiye kuza mu gihe turi kugenda dusatira open mainnet. Aho ngaho ushobora gukuramo isomo. Kiriya giciro rero nubwo cyamaze kuba verified muri blockchain za P-Network, iyo ugiyemo rwose urabibona ko bari aba developer bamaze kugira ute kubyemeza cyangwa kubigenzura, byabaye verified muri blockchain ya P-Network. Ntabwo bisobanuye ko kiriya giciro cyemejwe ku isi hose cyangwa cyamaze kwemezwa. No, ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye, mugomba kubitandukanya. Nubwo umuntu abibabwira bamwe bakabirakariramo, abandi bavuga ati ibintu mpamuvuga ntabwo mubizi, ngo wowe ngo n'ubundi, ugasanga utangiye kuvuga amagambo atavugwa cyangwa utangiye kuzana ibintu bitagakwiye. Kuba cyaremejwe muri blockchain za P-Network, iriya ni inshuro ya 2, ababyibuka murabyibuka. Nidutegereze announcement ya Core team cyangwa itangazo tuzahabwa na Core team ya P-Network. Bashaka kuzayacisha kuri Twitter cyangwa muri blockchain za P-Network batubwira ngo nibyo koko rwose kino giciro noneho cyemejwe, ariko dutegereje calling y'ama blockchain cyangwa dutegereje icyo urugaga rw'isi yose rubivugo cyangwa rubitwemerera natwe, hanyuma tugahita ko twinjira muri open mainnet. Biriya rero nta kindi kibitera, niyo mpamvu nta yindi. N'uzakubwira ibindi uzamenye ngo ari kukubeshya. Mbere y'uko amafaranga y'ikoranabuhanga yose cyangwa amafaranga ari yose no mu gihugu, kugira amafaranga yemezwe hagomba kubanza kubaho ubugenzuzi, bakareba ko amasinye ari aya nyayo, bakareba ko ayo mafaranga nta mafabrikano arimo cyangwa nta mafaranga y'amafobiyo arimo. Bakabanza bagakora icyo bita checking, bakabanza bakagira ute bakayagenzura. N'amafaranga rero y'ikoranabuhanga niko ateye. Mbere y'uko agera mu bantu, abantu bagatangira bakayakoresha, arabanza akagenzurwa mu cyo twita ngo ni amabloke chain, urusobe cyangwa uruhererekane rw'amabloke, rukabanza rukayaverifiya, rukareba ko yujuje ubuziranenge. Icyo nicyo gisigaye rero, hasigaye iminsi mike cyane. Turi kugenda dusoza, nanone ndongera mvuge ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka 2025. Ni itariki navuzeho, abantu baranyandikira kuri WhatsApp ati ziriya tariki wazikuye he? Ntabwo ari itariki wihimbiye, wabivuze gute? Ziriya tariki zisobanuye iki? Ziriya tariki 2 z'ukwezi kwa 2
akantu wenda nimushaye muze gusharinga ikiganiro muze kucyoreza bagenzi banyu, nazisobanuye ku buryo bwumvikana, nazisobanuye mvuga ko grace period izarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, uyu mwaka w'2025 nibwo grace period biteganyijwe cyangwa twatangarijwe na Quatim ko izarangira, kandi iyo grace period umuntu izafata hari amapayi azamburwa yamayininze mu gihe cya grace period. Narabisobanuye rero ku itariki ya mbere uzaba utariyumvisha neza ko payi koko bazikwambuye cyangwa ziriya amezi 6 yose umaze umayininga cyangwa 7 waruhiye ubusa. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri rero nibwo uzatangira kwiyakira uvuga ngo iyo nza kubimenya cyangwa iyo nza kuzuza mainnet checklist yanjye neza cyangwa iyo nza kugendera kuri grace period nkuzuza ibisabwa neza, ubu ngubu izi payi ntabwo baba bagize ute bazinjyanye. Ariyo mpamvu nabwiye ngo mwitondere itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Ni itariki abantu benshi uzasanga bamwe batishimye cyangwa abandi barimo baserebura, cyane ko nyine hari payi muzaba mwamaze kugira ute kwamburwa, zamaze kugera mu gice cya forfeited cyangwa zasubiye muri systeme za P network bitewe n'uburangare cyangwa no kutuzuza inshingano cyangwa no kutuzuza ibyo ugomba kuzuza muri P network hakiri kare, cyane ko bagiye batanga integuza ndende cyangwa batanze igihe cyo kwitegura cy'amezi 7. Ndi gusoza mbashimire cyane umwanya wanyu, uruhare, urukundo mugenda mugaragaza kuri Mbarusha Mining TV, mukanda subscribe, mufungura inzogera, murayikinga ibiganiro byacu. Ndabakunda cyane, nimugire ibihe byiza aho mugiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye impande n'impande.